ubwo ntiriwe mvuga nti niyanga ibyo nibisanzwe ijwe murarizi muzi ko ari nyirijwe wicaye nagiye mu bindi muzi ko ntangira ubwo tayari mwabimenye ikindi nanone muzi ko ndi umunyamashuri baransabye ngo yanga waje twakugira meya ndahakana kwera amashuri turage nabo mugeze Nyakariro ngo yanga tuzagutora ndakwiyamye ndabiyamye mwokapfamwe asi rero ni igitafari gisanzwe holo ni umwenge sinzi niba ari babacukuye ariko ni umwenge hari umusaza dutangira yinjira ha umusaza arihuta twoze kugikaho kugishikote cyafite igikote iyi zina ryawe riba bari impaye wari kubura umupfu ngumba nakurangije if your name would come up you would be dead already menye umugabo ari mwe muri babicanyi batubwiye bitaga fraternity mudamu yaramaze kugira ubwoba uyu mwicanye ariko se wamuzanye ndashaka kumenya umuntu duhanganye nawe amasasa yakura I want to know where our competitor is getting his ammunition amasasa yakurahe basuzumye isasu sirisanzwe kumbe ababicanyi bafite abandi babahanganye nabo nukuvuga bicanyi ubwabo baranahigana competitor we aho bahanganye damara banzare bisasu it's untraceable irisasu no wamenye wari koze n'uruganda ruyakora your competitor is very smart umuntu muhanganye n'umuhanga cyane damu baramurasha sasu kumba bahanganye n'uyu musaza barashaka kumurangiza umwicanyi yaje yiru bari bamurangije bapimye wa mudamu yabazaga amasasa turuka filime yiswe Wanted uyu musaza amenya ari umwe muri babandi bafite umuryango witwa Fraternity yaraje maze abona isasu riturutse ari kwega muri essence areba naho riturutse abanza aritunganya neza yirukanka yerekerayo kandi doragashi abandi bahunga amasasa akiruka akagenda yiruka nsajyayo katurore afite umuvuduko shaho yiruka ari mapuro zikaguru yewe muzehe isasu ryaturutse katurore yaje yikurayo umwe mu bamurashe na waramu abicanye nabwo yari umwe harundi umwana usigaye acamo hasi unarungurutse abona kinjije ahandi hantu Wanted nyuma ye rangije kwica umuntu bari bamutumye bo bose abari baje kumwica bose arabarangije Cross nta muntu numwe wigeze ava muri Fraternity ni umuryango wabo w'ubwicanye sasa wamuhigaga ni nawe bavugana kuri telefone ngo nta numwe uva muri Fraternity Cross never send a sheep to kill a wolf ngo ntukigere wohereza intama kujya kwica ibirura hasi umugabo bamwohereje ngo buze bumwice n'ubutama araburangije we ni ikirura never send a sheep to kill a wolf they were just decoys abo ngabo nabo naguteze ntabwo ari bo baje kukwica iki ahubwo nawe ndakurangije reba munsi yawe nagushyiriye ikimenyetso cy'urupfu umutwari tam cyari kimaze kwiyemera ngo nukohereza inama kujya kwica ikirura isasu riturutse hereye ya masasu cyaje gishakisha ngo umuntu yakoresha ayakura dore urashenguye Wesley nibiki tuvuye tugaruka kuri waka gasore ka Wesley ubu uzini sangapi uyu musore abyira umukobwa bakundana ariko ngo nta kindi kimubabaza nuko umukobwa abyuka namusakuriza akamusaba kujya muri karyame abyuka mu gitondo y'akazi nk'abandi bose aravuga ko akomeza gukora gusubura uko arimo gukora n'ubundi kashe kabona nako dufaranga duki ariko boss akomeza gutesha cyamushuti cye kiba kitari ku kazi kikabanza guca mu rugo yavuye yagiye ku kazi arakwereka cyataye niko cyamushuti cye ni iki ngiki kimuca inyuma shaho amanywa nijoro kumbe boss ntabwo fagitire nayibona wa mushansi we kubera iki boss kumbe buri munsi araza maze akamusakuriza hejuru ntabwo bishoboka ko ni fagitire zaje zaba zikicaye amasaha ndashaka iyo raporo kwitunganya mu isaha ndabikora umutima urakariye umutima urakarya pressure zikazamuka amaraso akakuzura mu mubiri maze amaraso arimo aragenda avuga ko ari umugabo ati ndi umugabo mu byukuri ndinge mugabo ushobora no gufata imiti kubera ko nsa nk'urwaye umutima bya kuri konte kureba udufaranga afiteho asiganye ahangahera mukomeze muri abaze gusoma agomba asigaranye amadolari 20 atakombe hari ka supermarket akunda gucamo menya bamuzi bajya banamukopa buriya n'abazungu n'abana beza barakopa bakuri banyarwanda hano usanga umuntu afite ideni mu kabari ajya uhora sinya mu kabari uhindukiye abona n'umukobwa hano Angelina Jolie karimo cyane so numwe mu bicanyi bambere bigezeho kuri iyi si your father was one of the greatest assassins that ever lived kandi umugabo wamwishe ari nyuma yawe iki nabwo kibyumva kobwa yise agifatana gikurura dore ko wa mugabo warashe wa wundi wari kuri etage arakabwiye ngo so ndamuzi twarabanye niwe mwicanyi wa mbere ku isi wabagaho gusa umuntu wamwishe ari nyuma yawe naka gasora aragashaka kugahitana buriya mwicanyi bari hano umukobwa kumena n'umwicanyi kazi asiranye na sa umusore mwicanyi nguyu bigaragara ko atashatse kukarasobwe yendaga kugafata niba ashaka kugafata ku ngufu ngo akirukankane nibyo ntazi shimuta n'imodoka y'abandi kari agasora aragashaka niba yarishe se nakarashaka kukarangiza
Wanted niyo turora Wanted Angelina Jolie aka gasore kakukiniye Spider-Man twaye umukobwa arirukanse imodoka umukobwa numwirukanse akurasa imodoka idutwaye sakandi umukobwa kuramo ikiraho dore kuntu yagize maze areba inyuma asigaye atangira kurasana n'ikigabo ikindi kirarungura aranaga gikandagira ngo kitabuje gikomeza kurunguruka yewe urahanda kananga intambara irangiye we yaragiye maze ariryamira arasinzira uko yagasinzira umukobwa aratwara niba atagitabaye arasibye ko amasasu yari ameze nabi uriya mugabo yishe se ngo nawe yamushakaga ari umupfu uko yakamuzanye umva ibisazi bya episazi biba byambaye uniform nk'iya gipolisi arabikubita shaka. I thought it will be taller. Naketse ko uwo bari munzani ari muremure. Ko mwamuzanye cya nyangufu. Taller. Naketse ko uwo bari munzani ari muremure. Ko mwamuzanye cya nyangufu. Ni umusaza Morgan Freeman amazina y'nyakuri. Mwibuka mu gafilme kitwa The Outbreak. Muremure. Nendaga gusobanurira umudamu ko jewe ndi umunyamibare accountant. Niba abantu bize contability. Accountant manager ndi umuntu ukora contability. Ndi umuntu bari bitabo nk'abari byasotse byinshi. Sinzi yanyibesheho sinzi uburyo yaje kumigamo. Asa amababa yesazi. Show the wings of the fly. Sinzi bisobanura muze. Rasa amababa ari ku masazi. Nta nubwo ari sazi imwe. Rasa amababa tekereza. Gufata imbunda akakubwira ngo upime isazi ariko ntuyirase urasa amababa yayo. Iyo target na swazi niga nayagira nanjye nyiri kubabwira ngende umupimyi nanjye nayo target nayo ngira. Ikereza uri umuntu wihorera mu biro woza kuva kera ukorera yanga naraguhaye akazi job. Bakakubwira ibintu nk'ibi. Cya yarashe koko we ubusazi cyabukuye amababa. Target zirarutana rero murumva baga firifiri mujya mumbona mukajya ngo keke mwiyimyekego. Sinzi kandi kameze nk'injanga ko kajemo. Ubugabo bujya mumbona no bukavugisha butanze target yanjye imeze nk'iyaka kagabo zanyitondere mwuka apfamo musaza aramubwira ngo byinshi kuri wowe ntago byashobokaga kugeza uyu munsi. A lot of things were impossible before today. Byinshi kuri wowe ntibyashobokaga mbere y'uyu munsi. Musore muto ubuhanga bwawe ntabwo ari uko urwaye umutima ukeka ko urwaye umutima kumba ari ubuhanga. Your heart is beating 400 axis per minute. Nukuva umutima uratera kurusha n'uw'inkoko. Inchuro 400 ku munota ni ibintu bidakunda kubaho. Wakajyanga rwaye umutima. Iyo mbunda uraza kuyikoresha mu kurasa umugabo warashe so maze akamwica nabi. Ni nawe mugabo umwe it's the same man who tried to kill you. Ni nawe mugabo umwe ashatse kukwica. So yari umwe muri twe. Your father was one of us. Waraka nkagenda gitunga wa mukobwa mvungunzu mbwebwe nawe arangije arakirika gicaho. Simututse muraze byubahira. Kananga arangije kirimo kiratuganira ngo wari watekereza usa n'urimo kurota kandi uri maso hanyuma waza kuvumbura ugasanga utarota. Yirukanse umusore ajya kureba mwibuka je yari afite amadolari 20 muri ATM ye agiye kureba muri ATM asanga ariho $3,200,000 by'amadolari. Arebe ko yakwita barajya kugura ya miti apitesha. Iki ntabwo kizi ko umwana yivumbuye afite ibyishimo cabuze ubona kunze kubera ubuke mwamuswa uyu munsi nakubwiye ko nyenere raporo ngera mu kazi ntabwo waraye ku kazi bimeze bite wamuginga we uwo arimo gutuka murusha amafaranga mwabaginga mwe mwagiye mumenya abakire ibi biswa byapfuye nibyande arangije ajya no kuri sarata pongurunwa ushobora kuba warigize umuntu ukomeye wumva ko ufite abakozi ushobora kubatwara ukushaka ariko ntabwo wabafata nk'amafarasi dore cya kindi kiye kimuca inyuma buri munsi nacyo cyamubaje kuva kera buze awe fata wa mushenzi uyu munsi yihebye nta muntu adakubita ndakuye na meya bahuye yamukubita dore byishimo muri abantu beza muri abo mu muhanda bose bumva arabakunze ubu umuntu wese abona nk'atari ikigoryi kereka atari umukire abakire si abantu uzi ko umuntu yakiza ako kanya yita abona abantu bose ari inanga bose uhita abona buroro hari urutugu rutsumbisha so kapfawe mu ruganda hano barakora neza cyane ngunzi ni wamuzanye niba ari uruganda rwa Mbwebwe nibyo tambaza babanga bafitemo na restaurant abakozi bose batekerwamo aho bakarirama muze hari ikintu numva do you make sweater or you kill people mukora imyambaro mukora imipira cyangwa mwica abantu sweater ni imipira yo kwifubika hanyuma kandi jacket na amajakete mujye mutandukanya n'ibintu amagambo kwanza y'abasivile rabanza kukuvamo je mujye mumbaza ikwaya kumbe repairman ntago ari umwe bamakanika si umwe baragukanika shawo ukamenya ubugome ko bubaho bakagukubitira baguhora n'ubusa kuryo ujya hanze bakuye ko ndimbwa ugakubita umusega ibi bintu bagushyizemo bituma ububabare wari ufite bwose bugenda kandi n'inguma nazo zihita zibura nta mikini yari kubanza kugukuramo ingeso mbi za gisivili bimuwa mwana nenjetse muzi ibintu ndibibaho iyi ni foduka uri mu Rusiya yego kanguka cyabazana imirambo kuri bwa buyuyuzo umwe bupime inyama z'ingurube bamanitse abapfu do biriya ni biki n'abantu cyasa abantu kibanza kujya kureba uzararasi sasuri ragenda rirakata igi cross arasayo n'abandi bishe umunsi nabicanye bapfa kuba kontra gusa yo bica bakajya kumukoraho inganda ziragwira bafite uruganda rw'abantu rwabicanye gusa cross yakomeje kutwica umwe ku wundi cross no hanganye nabo wa wundi wanga go fraternity ni umuryango w'aba bantu wabicanye try and
kacita gerageza ugafate karimo hasi hagati mu ndodo byishize mu mutwe uravuga ko nagafata ibyo ngibyo nago bimbaza byitekereze murabikora gafate igishinge kirimo kwiruka gutyo kandi bimwe bidoda inkweto tekereza kigeze ku ruhu rw'umuntu igishinge kiramutobora uyu ni umwanda mwana kakabibasi keza se nimwe bw'ubunyarwanda kabiba kariho uruntu rw'urusaha urebe ko nujya kugashyira hano bukunda bata bukunda ibintu by'amavuta ubu beba kivayo kiruka kumba kabiba gatezeho urusasu kimwe kabiri gatatu kabiba karaturitse umbuye muri si yashinzwe gutega nawe n'umwicanyi gusa muri bo ashinzwe gutega ibisasu kirebye hakurya kumbe dore wa mukobwa ngunzu mbwebwe sha dore nko kora zambwebwe urangiza igihe cyane bogisi usiveri ni buramuvamo bogisi kandi pani ngumi z'intoki afite ibyuma yambaye mu kaganza kwitisha ibyuma byo mu kaganza yarakatse kwica cross muze yaramubwiye ngo ibyo azakenera byose kugira ngo abe umwicanyi kabuhariwe byose biri muri ruganda hanyuma umwana kwica cross to be his student memorize every move ngomba kuba umunyeshuri wa data nkamenya byose buri cyo yakoraga byibuze mu maherezo mfite amahirwe yo kongera guhagarara nkuko data yahoze ahagarara nkajya mu birenge bye ngomba kwitoza rero ngomba kuba mwiza nkaba umuhanga nka data ngomba kuba umuhanga nka se kananga bambwiye ikigabo cyamwiciye se yarakibonye mwibuke neza muri supermarket nawe gishaka kumuhitana inanga y'Imana irangije irica ritangira kubitekerezaho ibirimo byose ndabizi impamvu nigeze nita ku bintu byose umugabo wagambaniye fraternity ari wo muryango abicanyi bakoramo akanica data isasu umugabo yakoresheje arasa data that bullet was untraceable of course gusa ntabwo nitaye ku ntwaro n'uburyo apima target yawe umugabo wishe se yakoreshaga amasasa adasanzwe atari amasasa ari lokali asurira kata dore gukwepa sasu byatega rinje mu mafaranga yo gusurira mukareba filime ziryoshye murya ubuzima mwuka apfa mwe nkabigisha icyongereza hano ayiwe data we ntabacyurira se sikamura arimo mwampaye niyo mpamvu abanerega amasambu yanabashizeho ngo basigaye bayagurisha bakaza kurya life rega ni nabyo ubuzima ni bugufi ufite n'umugore mwiza ukaza ukamugwatiriza iwacu wabuze ya filime uramuzana ariko beza turabakira bari kuri gari ya moshi pima jaza ku mugabo yarekuye mu mbarutso nta kintu nzi kuri uwo muntu njye kwica umuntu gusa I don't know anything about him twayigiye amategeko murimo kumbwira ngo twahawe amabwiriza yavuye mu cyumba ubwo sibyo nabyo kwica umuntu muhuri myaka 20 hise 20 years ago harakana kagakobwa se yari umucamanza her father was a federal judge umukobwa yumvaga ko umunsi umwe azakurikirana na se agakora ibyo sakora umunsi umwe kuri Noheli yari mu rugo se yaraje aje kureba umwana we kuri uwo munsi mukuru yigishaga abantu amabwiriza y'uburyo batazubagirwa na rimwe kugira batazamukurikirana banzanye muri fraternity izina ry'uwo muntu ryaraje ni nawe wishe federal judge nk'umuntu wo muri fraternity nananiwe gukurura imbarutso ntabwo tuzi imyanzuro y'abaduha raporo aho igira gusa ishobora kuba ari imyanzuro iba yafashwe n'abantu benshi cyane barenze igihumbi nibyo twizera ko abantu babi aribo tujya kwica ni nayo mpamvu tubikora that's what we believe in and that's why we do it uriya mugabo ushobora kuba wamuretse nawe atwika abantu ari bazima fraternity amabwiriza araza ngo nakuyadiskitaho nakuyavugaho nta discussions tujya mu kazi muze Sloan target yawe araza kuba ari muri Black Limo ni imodoka mu bwoko bwa limousine yirabura Black Limo ntago bavuga limousine nitwe tukongeraho zini usibye ko yitwa limousine bo bavuga Limo ibyo ukora uraza kumupima kandi ntagomba kugucika niyo target ya kabiri aje hako ni wacu mu rugo hamwe wari yewe wangu uko nari narakubuze cyangwa mushuti yagisanze mu rugo kiba cyagiye kumuca inyuma ko naragukumbuye wakagoryiwe reba umuntu ukomeye ukubise muri umuhoyi iki cyumweru cya Sudari wamusanze we bagiye kwivanira imbunda yasize muri wese ya mbunda yari uri inyuma y'ubusa ntacyo uri cyo you are less than nothing inguri inyuma y'ubusa wese iki gikobwa ni icyahe kobwa yaraje maze amuhibiza wese rikumbe byose barajya babaze kariya gakobwa katuzongera no kumumenyera agiye aragikubiza ngo he is the man ngo niwe mugabo bakuri twebwe bimbwebwe wese lano yari yicaye kuba wa musaza yarapimye n'udapima isasu uriya yohereje tekeza amasasu gubura akagongana amwirukaho mwirukaho ikigabo kiriruka kirukaho musaza yitwa Musaraba cross ni umusaraba Faransa ngo ni Croix Rouge cross nayo mu gukatisha isasu yagiye kuri akatishije isasu ape musora adahari mujya mu kaboko mu Rusiya yapfuye barebana umuntu rero mureke mbagira inama nubona umuntu agize ikibazo ako kanya asa nawe abishize mu mwuka iyo ubishoboye urakanda ku mutima ugashyiramo akabaragu ugasa nk'ushitura hanyuma umuntu ashiduka akagaruka uyu mugabo aturuka muri Arabia Saudite Saudi Arabia ni wakoze ari amasasu cross akoresha hanyuma ahantu muri Arabia Saudite naho fraternity yavukiye wa muryango wabicanya bari ngabo barimo gukorera this is where the fraternity was born baramuzanye baramutoje bararangije bamweretse abo yica barangije kubicira kandi nawe batanze izina rye ko ari we assignment kurikira nawe aricwa na ngunzu bari basanzwe babana umwana muri Arabia Saudite ukobwa nawe agomba guhita mwica perimira
abicanyi urabakinisha baragutuma warangiza job bakagutumaho nawe ugutumyeho nawe yarangiza job nawe bakamutumaho. Reka mujye mubimbaza twe twavuye kure aho mumbonera hano nimumbona nimukajya mujya. Niyo mpamvu ubona nsobanura filime ndebe inyuma mba nabarebye. Crossing ngo muri gari ya moshi bamuciyeho. Gibson Wesley ko bwageze imbere abona gari ya moshi ragiye. Wesley nta mukuru cyamenya ko asubiye inyuma nawe yiba imodoka kurikira gari ya moshi. Yewe imodoka ntabwo yari ikiri muri nuza narayikopesheje, yari ikiri mu myenda. Fire boss bazi gukatisha garinja y'amasasu. Dore fire garinja amasasu aragongana. Iki cyana kiramuka kirangije kwica Cross, umukobwa n'umwicanyi kazarahita aramufasha arangije kumufata ya mu mutima. Wa mugabo yapfuye kurura wa mwana ari hahandi n'umuntu arapfuye. Agapande ka gari ya moshi kamwe kari kamanutse. Ibyo bakubwiye byose barakubeshye, they were lies. Cacaka wa Moscow uri umuhungu wanjye, you are my son. Kumbi nyuma ye dore wa mukobwa batumye genda murangiza yarazi ngo ni bamwe ni bagenzi be. It's true batagiye kureba ijambo rimwe. Ibyo nukuri. Is it true? True nukuri. Is it nukuri? Yego. Nta kujya kure bahita basubiza. Izina rye barariduhaye, his name came up. Izina rye ryaraje tugomba kumwica. Tubona araturusha twese dushaka icyana cye. Niryawe kandi bari impaye. His name came up. So did yours. Kakangutse kabizi neza kishe se. Gusa no kuyagaraho kigabo nturi. Afite sabayo no cyurano kabagacungiye ahandi gatuye kazi ko isaha yose bazagahiga mu rugo. Naho karabategereje kabategereza hakuno. Nasezeranje soko nzakuzana hano. Yambwiye ko ari bwo buryo bwonyine uzizera. Wa musaza wakoreraga amasasu. Cross Musafa muri fraternity. Uwo muryango w'abicanyi. Sloan yatangiye kumuhiga. Sloan ni wa musaza w'umwirabura. Hunted him down. Yohereje Fox ngunzu wa mukobwa mbwebwe kugira ngo akomeza kujijisha. Bakujyana kure cyane yaso. So yashaka kukubona bagahangana nawe barasana ukagira ngo ni washaka kurasa. Case Ago je ni wangendana. Mureke mbabwiza ukuri ngo ingoma idahora buri baragacuma kandi ngo agatafari kakoze ku muhumetso ntukore ku muhumetso kakwita ikibura muhumetso. Ja, ungore ku muhumetso nanye ndakunagira. Kumbuko yakinze mu gikamya yazaniyemo imbeba nyinshi zose ziri udusasu. Imbeba maze zitaye ikigo bokacwa. Yinjiramo indani arabashaka. Bishakiye ikibasenye. Fraternity arashaka kwisenya umunsi. Fraternity. Ba pipi bumvisha ngo nagiye burayi ngo yanga aragiye ngo reka tuzisobanure aragenda byimbijigo ni rya kabiri rya ritangiye kuza. None naragarutse gisigaye kibyinira mwigunira barakibonye hano hepfo gikoreye amapine ngo sogiye pipi ngo giye gukora indege yanga yagarutse muri filime. Ngo iki? Cyarahombye sinzi ngo gisigaye cyo bagira sanya bugoge pfiyo. Dore uko uteye izina ryawe nawe ryarasohotse ngo wicwe. Your name came up. Ni ryawe ryarasohotse ubu nawe twari kuba twarakurikiranye. Akira apagasi bose abacamo nta numwe utarandikiwe. Basare murase imbwa y'umusega cyeje kina tugaragariza ko turi abapfu tutarapfuye turi bazima mwoka pfamwe n'ubundi mwari mwarandikiwe urupfu ko bwararebye. Ayam ko bwarohereje sasu bagenzi barabaha bakundi bikata bose ribacamo bimwe timburi te ubwo na target bazongera kubona ko uzaturukaga hose harimbutse. Amagasoro naramubura Solni yacu yasubiye muri kakazi yari yaratutse bossi arongera yiyandikaho yishakisha aho aribura muri Google. Uracyashaka kumenya uwo uri we? Sloan nyuma ye ntabwo ari ngewe ndundi mubukozi yaribeshye. Uwo ni decoy nagupangiye ntabwo ari ngewe wicaye fire mu mutwe durutsasu. Uyu ni jya urimo gukontorora fraternity sinshaka yongera kuba ababossi bakanga abapagasi babo ndashaka gukontorora abaswa bose. Ubundi wakoraga ibiki wa muswa we? Nuko kagenze mwakoze kuza abantu bakuru ndabakunda filime yitwaga Wanted. Yari yanga turacyakomeza ufite amafaranga yicare mu ry'ubuzima rega mu ry'ubuzima. Ndabona abakene barimo gusohoka bari baduteje n'icyugaze banyakwicwa n'uburoro. Abakene murakapfa murakashira.